Pawulo harangije abwira Abaheburayo 11:6 ngo umutima utizeye ntago unezeza Imana bene data. Yobu ahura n'ibigeragezo, ahura n'intambara zikomeye, umugore baramwanga, inshuti ze ziramwanga, ariko Yobu haleluya, buriya igihe cyo gutabarwa n'ikigero uzabimenya mwene data. Nubona ibyiringiro byakubanye byinshi uzamenye ko ugiye gutabarwa. Nubona ibyiringiro byakuvuyemo uzamenye ko gutabarwa kwe kwasubiye inyuma. Kuko haleluya, nubona ibyiringiro byakubanye byinshi uzamenye ko gutabarwa kwawe kwaje. Haleluya. Asumutereka nkubwire, nunamuka mu kwizera uzamenye ko gutabarwa kwawe kwasubiye inyuma. Amen. Ariko nugira kwizera uzamenye ko gutabarwa kwawe kwagize gute kwegereje. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bibiliya irambwira ngo Yobu arangije asubiza amaso inyuma. Asubiza amaso inyuma, yibuka ko yari afite abakobwa. Yibuka ko yari afite abahungu. Bwana Yesu asifiwe. Yibuka ko yari afite indogobe, yibuka ko yari afite intama, yibuka byose. Arangije abanga ariko Mana ndacyagufitiye icyizere. Haleluya. Wagirira Imana icyizere. Aravuga ngo nzi yuko ushobora byose. Iryo jambo ryonyine akimara kurivuga, Bibiliya ihagurutsa bagenzi be. Babandi bamubwiraga ngo iyo Mana yawe nuyihakana byashoboka ko uri umunyabyaha. Ariko Yobu yarababwiye mu gice cya 31 umurongo wa 6 ngo niba narakiranutse uhere kuri 5 ngo hari icyo nayihaye. Ese niba narakoze icyaha hari icyo nyitwaye? Ubundi gukiranuka kwawe ni inyungu zawe. Amen. Gukiranirwa kwawe ni igihombo cyawe. Urakiranuka ukabona ibyiza, ugakiranirwa ukabona ibibi, kuko inyungu y'ibibi byanga byakunda ni ikibi. Ariko inyungu yo gukiranuka ni ibyiza mwene da. Amen. Bibiliya ngo Imana irangije yumva ijambo Yobu avuze, ititaye uko yari ameze, ititaye uko yari arwaye. Ako kanya ku murongo wa 12 haravuga ngo Imana ihira Yobu. Haleluya. Haravuga ngo Imana ihira Sumuta. Amen. Wanasifiwe. Imana ihira Sumuta, ihira umuryango we, ihira igihugu cye, ihira abana be. Kuko biratubwira mu gutegeka kwa 2:28 nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, iyi migisha yose izakuzaho. Uzagirira umugisha mu mudugudu utuyemo. Ariko ndimo ndumva Imana igiye kuduhereza umugisha mu isi yose. Haleluya. Haleluya. Dore Imana akorama. Ndimo ndumva Imana igiye kuduhera umugisha mu isi yose. Reka nkubwire, ongera ugirire Imana ikizere. Imana igiye kuguhera umugisha mu isi yose. Amen. Ikimenyimenyi asumungiye kuguhanura kuri iyi mikoro. Amen. Kandi ndaguhanura mu cyanditswe. Haleluya. Itangiriro 12 nawe ndaguhanurira 12 hari amagambo yanditse ngo Uwiteka abwira Aburahamu ngo va hano usige inzu ya so n'umuryango wawe ugenda mu gihugu nzakwereka, nzaguhereza umugisha, uzagusabira umugisha nzamuha umugisha, uzakuvuma nzamuvuma. Umva aya magambo. Imana rero irimo irakubwira yuko ugiye kugirira umugisha mu gihugu yakujyanyemo. Amen. Amen. Haleluya. Imana ishimwe. Tugomba kugirira umugisha isi yose. Amen. Ugiye kumugisha, abana bawe bagiye kumugisha, umuryango wawe ugiye kumugisha, igihugu urimo ugiye kumugisha, ndetse n'iki ngicyo ukandagiyemo kigiye kuba icy'umugisha mu izina rya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bibiliya irambwira ngo nuko Yesuwa arangije atura amagambo aravuga ngo uyu munsi Uwiteka bakwehe igisuzuguriro. Igisuzuguriro Uwiteka kidukwehe muri aka kanya turi kuri iyi mikoro. Reka nkubwire mwene da, Uwiteka gukwehe igisuzuguriro. Haleluya. Uwiteka gukwehe igisuzuguriro. Hari ijambo rimwe Ezekiyeli yigeze yabwira Abisiraheli ngo nuko Imana irazira amubwira tumva rero nkubwire Ezekiyeli, igihe bababariye kirahagije ubu tuvugana 4:15 nkukuyeho amabyi y'abantu. Hari igihe umuntu agira amabyi y'abantu ndavuga bakamuvuga bakamutereregana, yanakoze umwuka babangirira n'imyuka mibi, yanavuga n'ijambo bakavuga ngo ubundi aravuga iki, yahanura bakavuga ngo n'ubundi yaravangiwe, yagenda ajya mu kazi bakavuga ngo kana ntaga gakwiriye. Ariko Uwiteka yagukuyeho uwo mwanda. Amen. Imana ubwireze kire ngo ndaguhereza ibisheshe by'inka by'amase y'inka abari gutekesha ibyo kurya byawe. Reka nkubwire, Imana igiye kugukuraho igisuzuguriro kubw'ijambo ryonyine uri bwatu rukongera ukayigira icyizere. Ndi kwijambo rivuga ngo kugira Imana icyizere bifite inyungu kuri wowe, kuko nigira icyizere nayo irakunda muri hiti gutaba. Haleluya. Yo bakimara kuvuga aya magambo ngo Imana ihita ibabwira ngo nimugende mujye kwayo musabe imbabazi. Ngo barangije ntago bagiye gusa,
umwe afata indogobe 1000 n'urugero, undi afata intama 3,000, undi afata inka 3,000, undi afata ibiseke, undi Bibiri irambwira ngo nuko baragenda bajya kwa Yobu, ngo nuko bacyahagera Imana yunamura Yobu. Haleluya! Kugirira Imana icyizere biri buze gutuma uva muri icyo kigeragezo mwene da. Amen. Reka nkubwire umuntu watakaje ibyiringiro ariko nyuma Imana ikamuha ibyiringiro, ni umuntu witwa Aburahamu. Aburahamu yabonye ko bidashoboka ariko agakomeza akagira ibyiringiro. Hanyuma umugore bamukuramo ibyiringiro, aramubwira ati reka nkubwire mugabo wanjye, urabizi ko ngukunda kandi nkubaha, mugabo wanjye rwose twararuhanye. Rero ngiye ndimo ndabona, urabona ko nakigena mu mihango y'abakobwa. Genda ubwire Hagayi rwose uriya muja rwose muryamane, umuteri ntazajya byarire hehe ku bintu byanjye, wenda bizitwe ko nanjye nakikiye akana. Aburahamu aremera aragenda. Ariko reka nkubwire, Imana ntijya yivuguruza. Haleluya! Bibiri irambwira muri Ezekiyeli 12:25 harangwa ngo kuko ndi Uwiteka nzavuga, kandi ijambo nzavuga ntago rizaranzikwa ahubwo rizasohora. Reka nkubwire mwene da, girira Imana icyizere. Imana inyicaje na Asumuta. Haleluya! Imana inyicazanye nawe. No, reka wenda mbere yuko dusenga mpanurire uyu muntu unkurikiranye. Hari akantu ejo nabonye, ndavuga nti burya kuko iyo ikintu kigeze mu mugambi w'Imana kiba cyageze mu mugambi w'Imana. Hari ifoto yawe mfite nanjye, nayipostinze nyishyira kuri state zanjye, nshyiraho amagambo akomeye, ndavuga nti uyu muntu niba uzi kureba arasa nandi. Umuntu wa mbere wanyandikiye ndabyibuka ni umumama witwa Vestina uri muri Arizona muri Amerika. Yanyandikiye arambwira ngo murasa. Uwa kabiri aranyandikira ari muri Kenya, ni umukobwa witwa yitwa sindi kwibuka izina rye, ni Virginia. Aranyandikira arambwira ngo none se uwo ni mushiki wawe ngo murasa. Wumve, hari undi muntu nawe wanyandikiye, ntago ndi bumuvuge ariko arahangaha. Yahise ambwira ngo uyu nguyu se si runaka. Ndavuga nti burya bya bintu bifite igihe. Bwana Yesu asifiwe. Reka nkubwire, mbere yuko Imana ikurama, mugani wawe muririmbye yabanjije yagutegurira Edeni yawe. Haleluya! Buretse wumve, Imana iguha umuntu w'umumaro ku buzima bwawe nugirira Imana icyizere. Bwana Yesu asifiwe. Ntabwo ijya yibesha. Haleluya! Natangaye. Haleluya! Uramutse urebye uyu mubyeyi ukamwitegereza, manzi urebe ukuntu ari umunyamwuka, nanjye undebe ukuntu uri umunyamwuka. Nawe ubirebye ntago warobanura, wasanga tuvinda imwe, wasanga dusa no muri Kristo. Haleluya! Muri Yesu twese turi rabita lazandara kudobesa sinima dokista kontagide yani sinima lokesti kontagide contraire. Imana ishimwe. Ndimo ndumva Imana imbwira ngo igiye kunyuranya amaboko y'ibitavuga Imana. Niba hari imyuka mibi yazengereje ubuzima bwawe, igiye gutangira kukurekura. Haleluya! Niba hari ibyari byarazengereje ubuzima bwawe, bigiye gutangira kurekura ubuzima bwawe. Porofete ndahanuye mu izina rya Yesu, niba hari indwara zari zaranze kukurekura, zigiye gutangira kukurekura. Haleluya! Ndimo ndumva nshaka kugira ngo dusengane. Bwana asifiwe. Terura ijambo ryawe rizamura uvuge ngo nzi yuko ushobora byose Mana. Iryo jambo uvuge ngo nzi yuko ushobora byose, rigiye kukunamura, rigiye gutuma Imana ikugarukaho, rigiye gutuma Imana igutabara. Reka nkubwire, waba uri muri Espagne, waba uri mu Bufaransa, waba uri mu Bwongereza, waba uri mu Bubiligi, waba uri muri Canada, waba uri muri Amerika, waba uri muri Australia, waba uri muri Zimbabwe, waba uri muri Cameroon, waba uri muri Korea y'Epfo n'Amajyaruguru, waba uri mu Bushinwa, waba uri mu Rwanda, waba uri hariya hakurya Uganda, waba muri Kenya, waba muri Kongo, waba Tanzania, hari imbaraga zigiye gutangira kubohora ubuzima bwawe, hari imbaraga zigiye gutangira kukuvaho. Haleluya! Bibiri irambwira ngo dore ikimenyetso kizakumana n'abizera. Mariko 16:17 bazarambura ibiganza ko arwayi bakire. Ndatajya kutangira ukira mu izina rya Yesu. Ndatajya kutangira unamuka mu izina rya Yesu. Ibyawe byari byaranze bitangira. Halobesi ni makota. Ndimo ndabona umwuka wera. Hari imbaraga nyeganyeza ibikuta byose
Bwana Yesu asifiwe. yinjire mu maraso yawe. Umva tugiye gutangira gusenga. Yesu wa gatandatu ngo Imana igira inama abisiraheli uburyo bagomba kuzenguruka Yeriko. Hari Yeriko yari imbere yawe, hari Yeriko umazemo igihe. Muri aka kanya tugisenga, muri aka kanya tugihanura, itangirira igite mu izina rya Yesu. Ntiritagurike ahubwo irigite ndani ndetse n'inkuta zayo ntizongere kuboneka mu izina rya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tugiye gusenga. Ongera usubiramo iri jambo uvuge ngo nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi. Hayinitakori besanima zokistakota. Ndimo ndabona hari umuntu Imana igiye guhereza urubyaro urushaka. Hari umuntu Imana igiye guhereza urubyaro niko ndikumva. Reka nkubwire, hari ibyari byarananiranye bigiye gutangira gukunda. Ndimo ndabona umwuka w'Imana akora deliverance idasanzwe mu bantu. Hari abantu bagiye gutangira gukira, hari abantu bagiye gutangira kubaka, hari abantu bagiye gutangira. Haleluya. Doneta ramista kota zebasi kota ya gide God. Haleluya. Hayimisi kota ya gide. Yenesini makota. La bitanda zinima. Herekusi kota ya gide. Amina ndakumva mwami Yesu. Ndimo ndabona Imana igiye gukiza abarwayi ba sida. Ndimo ndabona diabetes zikira. Ndimo ndabona kanseri zikira. Ndimo ndabona na covid irekura abantu. Reka nkubwire, hari ibintu Imana igiye gutangira gukora ukabona kare gitangaza. Tugiye gusenga. Surama amagambo uvuga ngo nzi yuko ushobora byose. Amina. Bibiri irambwira mu byahishuriye Yohana 5 ngo mbone yicaye kuri ya ntebe. Nanjye ubwo navugaga nicaye ahangaha, ngiye ko nabona ikirere kirakinguye. Mbona marayika w'Imana arimo araza ari mu birere bine. Ngiye ko nambona marayika aciye hari undaciye hari undaciye hari undaciye hariya. Ngiye ko nambona barimo baragenda bafite ibintu bimeze nk'imitaka. Ngiye kumva numva ijwi rirangura rivugira mu ijuru kuko nabonaga ijuru rikinguye. Numva ijwi rivuga ngo Imana ngitwikiriye isi nta kintu tuzaba. Abari bazi yuko bigiye kurangira isi igiye kurangira, turacyakomeje kubaho, turacyakomeje kura tuvuga Kristo. Imana irambwiye ngo itwikire isi yayo. Bwana Yesu asifiwe. Kuko Yobu yaranditse mu gice cyawo cya 5 9:5 avuga ngo yimura imisozi itabimenye ikubika isi irayitigisa. Avuga ngo ntukangwa n'ukuri kubona ngo ibirunga biri kuruka, ntukangwa n'imitegito, ariko Kristo we benyine abirusha imbaraga, abirusha amaboko. Imana irambwiye ngo irinze isi yayo. Reka nkubwira aho uri hose, Imana irakurinze mu izina rya Yesu. Ntuterwe ubwoba n'ibyo uri kubona. Tugiye gutangira gusenga. Aho uri hose, icyo uri murakora, waba uri mu kazi, waba uryamye, ca bugufi ya dusengane. Nongera nsubiramo rya jambo kuko niryo rigiye gutuma Imana ikora. Subiramo ngo nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Tugiye gusenga. Hana dombe sinima rereta kusinima roteke sinima kotagide gai. Amina tosiri kontre. Imana nosi enima. Uri Jehova. Haleluya. Uri Jehova Jire, uri Jehova Rafa. Amina. Tugiye gusenga, ca bugufi dusenge. Data mu izina rya Yesu, uri Imana ishobora byose nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Uri Imana ibasha gukiza abarwayi. Uri Imana igibasha kubaka ingo. Uri Imana igibasha gutanga kubyara. Uri Imana igibasha gukiza indwara. Uri Imana igibasha kurinda abantu. Uri Imana igikiza abantu bumuga. Uri Imana ikiza kanseri. Uri Imana ikiza kanseri. Uri Imana ikiza diabete. Uri Imana ikiza pretasyon. Uri Imana ikiza impyiko. Ndasengera uyu mwana wawe ibigaragazo yararimo bitangira biva ku buzima bwe. Intambara yarwanaga hatangira zitsinde. Ibibazo yarafite bitangira bisubizwe, bitangira bibuke ibisubizo mu izina rya Yesu. Turatatanya buri mwuka wose. Hezekiya 37 ngo nuko ngeze muri ico kibaya mbona kirimo amagufa yuzuye. Ngarambwira ngo hano rari amagufa, ngo njyana atangira guterana. Ndateranya ubuzima bw'umwana wawe, ndana ubuzima bw'umwana wawe hatangira iduke muzima, tangira iduke muzima. Totesinima byaranze bitangira byito kisikota. Yesu ndakubona uri mukandakanda, ndakubona uri murakora imirimo n'ibitangaza. Tangira ubuhore mwa, tangira ubuhore mwa, tangira ubuhore mwa. Zura bapfuye
bohora baboshwe mu izina rya Yesu, abaguye babyutse, ababuze ibyiringiro babona ibyiringiro mu izina rya Yesu. Yobora bango nzi kushobora byose, urangije uramwunamura aba bantu bawe babohora mu izina rya Yesu. Hereye nonaha batangira bandike yuko babahotse, batangira bahamagare yuko babahotse. Hereye nonaha natwe turasabye kugira ngo uturemere ikibemeza. Ubwira bisenga igihe muzenguruke kirahagije ngo none ni mucyanike. Urakoze kuduhaye gucanika, urakoze kusubiza abanyarwanda, urakoze kusubiza abanyarwandakazi, urakoze kusubiza amahanga yose. Kandi Mwami Imana Nyiringabo, twizeye neza ko tugiye gutangira gushimira izina ryawe, twizeye neza ko tutangiye guhimbaza kubw'imbaraga zawe no gukiranuka. Urakoze kumvisha gusenga kwacu mu izina rya Yesu Kristo umwami wanjye mbisabye nizeye, amen. Shalom, haleluya. 21 iri mu gitabo cy'agakiza imbaraga ngaho ivuga ngo nimuze turebe imbere. Haleluya, haleluya. Dukomeze turebe imbere, ibintu hano bihabwe ariko dukomeze turebe imbere. Ngo Yesu arashe ari bugufi, ngo kandi aje gutwara torero, urya torero ngo imyambaro yaryo ngo ntabwo yanduye, ngo imyambaro yaryo ngo ntabwo yiyandushishije isi, ngo imyambaro yaryo ngo ntabwo ririmo ibizinga byitwa amafaranga, ngo imyambaro yaryo ngo ntabwo ririmo ibizinga byitwa kwishushanya, ngo imyambaro yaryo ngo ntabwo ririmo ibizinga byitwa kwiyoberanya. Tugiye kuzamura iyi ndirimbo ngo maze abamarayika baririmbane natwe, ngo kuko uyu mwami wacu ntacyo tuzakora ngo haleluya, ngo ntacyo twakora ngo tumushime, ngo kuko dukunda urukundo rurenze. Haleluya. Ngo n'ikimenyimenyi ngo yatuguze igiciro gikomeye, ngo amena y'amaraso ye, ngo ariyo amaraso yagenda mu miyoboro yacu, ngo ariyo amaraso yamenye ngo abera abo kuri iyi si, ngo niyatembera mu miyoboro yacu, uko twagenda uko twagaruka, uko twahagarara uko twakwicara, uko twaryama uko twabyuka, ngo ntacyo umwanzi azagukoraho, ngo amaraso ya Yesu ari mwe mu biganza byawe. Ndabiguhamiriza nk'umuntu umaze imyaka 20 hanze y'iwabo, nk'umuntu umaze imyaka 20 atabona umuvandimwe, nk'umuntu umaze imyaka 20 atagira epfo na rujuru, ngo ariko Yesu ngo ntabwo ajya abesha, ngo yaravuze ngo nakwanditse mu kiganza cyanjye, ngo ntawe uzakuvanaho, mugire icyizere, ngo wongere uhaguruke, ngo ngabo ngo wavukiye kurwanirira izina ry'umwami wacu Yesu, ngo wongere uhagarare, ngo wambare ukomere, amahoro y'Imana muri wowe, ni mu izina rya Yesu, amen. Nimuze turebe, katuririmbe, nimuze turebe imbere, dutegereze igitondo, twiringire Imana yacu nizakora izirukana Satani, izategeka isi yo, tuzanesha ni dusaba, kuko Imana igitwumvira. Tuzanesha ni dusaba, kuko Imana igitwumvira. Dore impanda ziravuze, muze twese dukanguke, kuko Imana yacishaka yuko twese tuba bera, buri muntu mwitorero abuwejejwe muri ryo. Nshuti reka kwiganyira, urahabwa imbaraga. Nshuti reka kwiganyira, urahabwa imbaraga. Muririmbire horaho, Yesu ari hamwe na kubu twe tunesha ibigeragezo, kubw'imbaraga za Yesu. Nimuze tumukore, tumubutunzibwa, ndetse ubwenge n'umutima
bikorera umwami Yesu ndetse ubwenge n'umutima bikorera umwami Yesu kandi abantu benshi cyane ntibazi inzira y'ijuru babohewe mu maboko y'abamugome Satani zaza mu bigeragezo ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza mu burwayi ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza ntiducogore gusenga ntiducogore kugeza ubwo Yesu azaza. Haleluya, Mana ishimwe. Haleluya. Amen. Aka kari agasogongero gake Bwana asifiwe. kuko tuzamera ngo turi mu ijuru ngo ibitaranditswe ngo nibyo amaso atabonye ngo nibyo umunwa utigeze uvuga ngo nibyo Yesu aduhishe. Aka kari agasogongero ngo yabera bamuramya ngo ijuru riramanuka ngo abamarayika bakaza bakagota ndema kandi ngo bakabacikiza ngo maze bagatamurira ikirere ngo rya juru rya kabiri ngo aho Satani atuye na za miliyari z'abamarayika bagwanye ngo maze zigatamuruka zikava mu nzira ngo maze indirimbo ikazamuka ngo maze amashimwe akazamuka ngo maze amasengesho akazamuka ngo maze umwami wacu akabihumurwa ngo akavuga ngo uyu ni umubavu uyu ni umubavu utavangiwe uyu ni umubavu utari mu mwanda. Ushimwe Data n'ahangaha dukomeje tubashiye kugera turabashimira ariko mwabanye natwe amahoro y'Imana akomeza abane namwe mu izina rya Yesu. Amen. Shalom.